Ahagana ku isaha y'isaa moya byari ibyishimo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoki akagari ka Nyamirama mudugudu wa Kineko nibwo inka za APR FC abambere bari batangiye kwagira kugira ngo bitegure igikorwa cy'umuganda cyagombaga gutangira ku itariki ya 28 z'ukwa gatatu 2026 n'ubundi cyari cyarateganyijwe. Umudugudu wa Kineko wari wateguye neza cyane ndetse kandi ibyishimo byari byose, abayobozi bari babukeri ndetse n'inzego z'umutekano nazo zari zabukereye ku bwinshi. Ni igikorwa rero cyari cyo gufasha umukecuru utishoboye mu kubakirwa ndetse no kugira ngo inzu isukurwe ayitahe, dore yuko bivugwa ko byari bimaze igihe kirekire nyamara uyu mukecuru atabayeho neza mu buzima bwiza, kandi buri munyarwanda wese akwiye kubaho neza. Byaje kuba ngombwa yuko rero inka za APR FC zikora igikorwa kidasanzwe cyo kujya gufatanya abaturage mu kubakira uwo mukecuru utishoboye, ndetse igikorwa kiza kugenda neza cyane dore yuko cyitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye barimo inzego z'umudugudu kugera ku murenge. Ni igikorwa cyari kirimo ibyishimo byinshi. Twakire umuntu wazahagarariye iyi timu aze musabaze hano abashimisha cyane. Igikorwa cy'umuganda kikimara gusoza haje kubaho inama yamaze igihe gito. Iyi nama rero yakozwe irimo irakorwa mu buryo bwihuse kuko hari n'ibindi bikorwa n'ubundi byari byateganyijwe byagombaga kuza guhuza inkazi ndetse kandi na zone ya Gitoki. Ni umupira w'amaguru n'ubundi wari guhita ukinwa kuko ibi byose bikirangira hahise habaho kwerekeza ku kibuga, ariko abayobozi bari bahari babanje kwakira bagenzi babo. turi kumwe kandi n'umuyobozi ushinzwe ubworozi ku murenge. Aperi murakoze cyane. Amazina ni Jason yo kubwira Jean-Pierre twabishimye. Aperi tupa ndani. Okay, yes. Ngeze kimana ikora Jeanne Tomuseni ndasukorera hano muri Gitoki. Turabishimiye. Ufite umutoza ni Kagame twabuzwaga n'iki kumarika Aperi tupa ndani. Ishema rya Gatsibo Ibako mu iterambere. Ishema rya Gatsibo Ibako mu iterambere. Ishema rya Gatsibo Ibako mu iterambere. Twese hamwe turashoboye gukora ibyiza byinshi kandi vuba. Murakoze cyane rero. Dushimiye ubuyobozi bwaje buhagarariye umurenge wa Gitoki, ubuyobozi bw'akagari twakoreyemo umuganda kuri uyu munsi, umuyobozi w'umudugudu, inzego z'umutekano ziri aha ngaha, abaturage mwese mwitabiriye umuganda kuri uyu munsi. Mu by'ukuri ngira ngo ibi ngibi nibyo umuyobozi w'ikirenga ahora dushishikariza kwishakamo ibisubizo. Mu by'ukuri rero mumfashe dushimire ubuyobozi bwacu bw'igihugu. Amazina rero nitwa Mugarura Ismael, nkaba ndi umuyobozi wungirije muri fan club yitwa Inkazi za Gatsibo cyangwa se Inkazi za APR Gatsibo fan club. Ni umuyobozi wungirije na vice president nkuko bisanzwe. Perezida ntabwo yabonetse kubera izindi mpamvu, ariko ngira ngo iyi ni fan club
ni abantu twishyize hamwe dushaka ibyishimo. Buriya iyo umuntu adafite ibyishimo, hari abantu bahoze bavuga ngo arwara kanseri y'inkondo y'umura. Ubwo rero kugira ngo natwe tubone ibyishimo, twahisemo kubishakira ku ikipe yitwa APR. APR kugira ngo abantu benshi murayizi, ni ikipe y'ingabo z'igihugu. Utayikunda ubwo ntabwo yaba ashaka umutekano. Umuntu rero ukunda umutekano yakunda n'ikipe ya APR, kubera yuko ni ikipe y'ingabo z'igihugu. Ni ikipe tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda turugenda paradizo. Byo gusubiramo umurimo kandi murasohotse nta nubwo musobanye. Icyo nabifuriza navuga ngo umurava, intsinzi na fani karabujura. Ibitoza batoya nawe bazavemo wajagarariye umuyobozi w'umurenge akimara gusoza kuganiriza abaturage ndetse n'inka za APR FC mu karere ka Gatsibo, nta kindi gikorwa cyahise gikurikiraho uretse kwihutira ku kibuga cy'umupira w'amaguru, by'umwihariko akaba ari match yari ikomeye yari idasanzwe yahujije inkazi za APR FC Gatsibo ndetse n'umurenge wa Gitoki. Ni match rero yari ikomeye cyane kuko ni match yaje kwitabirwa n'abaturage benshi. Abaturage ba Gitoki bari bakubise buzuye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyabo, bavuga ko ikipe yabo igomba gutsinda ikerekana intsinzi nubwo bari basuye n'inka za APR FC. Ibi byaje kurangira bitoroheye Gitoki kuko Gitoki yaje gukubitirwa hareba Inzega, iza gukubitwa ibitego 2 ku gitego kimwe, ariko kandi bavuga yuko nubwo ibi bayeho bagatsindwa ubutaha bazikosora. Byari Kiza Moise Mwanadamu mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gitoki, akagari ka Nyamirama, umudugudu wa Kineko.